ni ukuri umuryango wanjye niwo priority, ntabwo agatuti nubwo ngahoraho habaho kenshi ariko siko priority. Amahirwe uyu munsi ndi mukuru nabashije kumenya kuvuga oya, iterane byose ntabwo ariko mbijyamo, ngira umunsi w'umuryango, ngira gahunda y'umuryango, ndimo ndagerageza. Ikindi navuga nuko handi hantu henshi dufite abantu badusimbura. Iki kiganiro ubu ndi umwe mu bihumbi uzakorana nabo ikiganiro, ariko iwacu ni njye jyenyine, ni njye mama muri rugo, nta wundi mama uhari, nta wundi mugore uhari, ni njyewe jyenyine. Abantu rero tukwiriye kwibuka rwose ko mu muryango tutagira gisimbura, ntabwo tugira gisimbura. Nzagira inshuti, hari n'abana nzabyaza ubutumwa bwiza, ariko ntanahari nanapfuye, reka n'uyu munsi nanapfuye abo bana nta n'ikintu bazaba, Imana izaba yahagurukirije abandi n'ubu barahari bavuga ubutumwa bwiza, ariko iwacu mu rugo hazaba icyuho kidasimburwa. Rero Imana idufashe, iduhe ubwenge, cyane cyane babwira abadamu bakiri batoye. Hari igihe tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana n'ububyutse bubuzemo ubwenge, reka ariko mvuga tukica iby'ibanze, tukumva ko aribwo turi mu mwuka, kumva ko uhora ku rusengero gukora umurimo w'Imana cyane nibyo byangombwa. Ariko reka nkubwire, uyu murimo w'Imana tunakora, uyu munsi ndamutse nsenye urugo rwanjye rugasenyuka burundu, n'iyi mikrofone ntiwayima, ntumaze imizi ushaka, ariko ntiwakongera no kuyima. Rero nitugaruka ku cy'ingenzi, kubw'ubuntu bw'Imana. Ni ukuri umuryango wanjye niwo priority, ntabwo agatuti nubwo ngahoraho habaho kenshi ariko siko priority. Amahirwe uyu munsi ndi mukuru nabashije kumenya kuvuga oya, iterane byose ntabwo ariko mbijyamo, ngira umunsi w'umuryango, ngira gahunda y'umuryango, ndimo ndagerageza. Ikindi navuga nuko handi hantu henshi dufite abantu badusimbura. Iki kiganiro ubu ndi umwe mu bihumbi uzakorana nabo ikiganiro, ariko iwacu ni njye jyenyine, ni njye mama muri rugo, nta wundi mama uhari, nta wundi mugore uhari, ni njyewe jyenyine. Abantu rero tukwiriye kwibuka rwose ko mu muryango tutagira gisimbura, ntabwo tugira gisimbura. Nzagira inshuti, hari n'abana nzabyaza ubutumwa bwiza, ariko ntanahari nanapfuye, reka n'uyu munsi nanapfuye abo bana nta n'ikintu bazaba, Imana izaba yahagurukirije abandi n'ubu barahari bavuga ubutumwa bwiza, ariko iwacu mu rugo hazaba icyuho kidasimburwa. Rero Imana idufashe, iduhe ubwenge, cyane cyane babwira abadamu bakiri batoye. Hari igihe tugira ishyaka ry'umurimo w'Imana n'ububyutse bubuzemo ubwenge, reka ariko mvuga tukica iby'ibanze, tukumva ko aribwo turi mu mwuka, kumva ko uhora ku rusengero gukora umurimo w'Imana cyane nibyo byangombwa. Ariko reka nkubwire, uyu murimo w'Imana tunakora, uyu munsi ndamutse nsenye urugo rwanjye rugasenyuka burundu, n'iyi mikrofone ntiwayima, ntumaze imizi ushaka, ariko ntiwakongera no kuyima. Rero nitugaruka ku cy'ingenzi, kubw'ubuntu bw'Imana.